leta yo mwarayihombeje ariko umuturage we ntabwo azahomba amafaranga yabo bagomba kuyabona naho iby'abahombeje leta ibyo tuzaba tubikurikirana ku bundi buryo wowe utuye he cyangwa aho icyo kibazo kiri ni mu kahe karere ubwo rupapuro mubona ibiganiro byacu mbere yuko tujya ku ikibazo kiri he utuye he ntuye mu Gakenke kuba nabasha kubagezaho ikibazo cyanjye nkaba nasabanya ko Perezida wa Repubulika mumfashije kandi mubinyemereye ko nabaha nimero za konti iyo ministeri yaramuka mu by'ukuri iyi video aho umuturage yabwiye nyakubahwa Perezida Paul Kagame amubwira ko yagejeje ikibazo murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika amazina yanjye nitwa Mukaperefe Domitira abanturuka mu karere ka Burera umurenge wa Kivuye akagari ka Nyirataba umudugudu Bukumbi ikibazo mfite regi yaraje itwangiriza ibintu bitandukanye bamwe barishyurwa abandi ntitwishyurwa ikibazo cyanjye ni icyo ngicyo ariko ikibazo nk'icyo kuki meya mudakorana n'abaturage akaba ari mwe mubafasha gukurikirana inzego z'ubuyobozi nizo zikwiye kuba zikurikirana abantu nk'abo zigafasha abaturage naho umuturage kujya yirirwa yikurikiranira agakurikirana reg ntabwo byakunda ifite lisite yabo none se kuki buretse gato niba muyifite ni lisite gusa se abatarishyurwa mujye muvugana n'abari kumubabwira bamenye icyo bategereje yaza kuba bize nta nubwo yakwirirwa baza 15 ni ibya 15 ni kera cyane kandi tugihuriyeho n'abandi baturenze turi benshi turaza kubibakurikirana baza kuyabona murakoze nyakubahwa rega bashinzwe infrastructure aya mafaranga yishyurwe vuba yes meya na minisita nzabibabaza impamvu mutarishyura yes nyakubahwa wa Repubulika nyakubahwa Perezida w'igihugu namwe abayobozi mbanje kubasuhuza ikibazo mfite ni ikibazo cyerekeranye n'imiyoboro y'amashanyarazi Kabaya Ngororero birangije imyaka hafi 6 baratubaruye ku byononekaye turategereza turaheba ku itariki ya 15 y'ukwa kabiri 2011 twabibajije nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwo yaje Muramba muri Ngororero atubariza umuyobozi w'akarere avuga ko ari ikibazo cy'amakonti y'abaturage ngo atari yagerayo ubwo abaturage bose amakonti twahise tuyajyana ku karere amarisiti yacu arakorwa ndetse na buri wese akajya abona n'umubare w'amafaranga agomba kwishyuzwa y'inguranwa y'ibyo byononekaye ubwo kuva uwo munsi tudiriga ku karere kugeza kuri uyu munsi ngo ntibyari byasohoka amafaranga ntarasohoka muri Ewasa niko badusubiza none nkaba ninginga nyakubahwa wa Repubulika nyakubahwa w'igihugu ko yatubariza muri Ewasa niba aya mafaranga ashobora gusohoka cyangwa se impamvu yazirikayo iyariyo murakoze ntegereje igisubizo cyiza mbere yuko mbaza Ewasa ndabanza mbaze n'abayobozi b'aka karere bibaho ubwabo ntibabaze Ewasa kugira ngo ibyishyure mwebwe abayobozi mwabaragije Ewasa byagenze bite uwo ari we wese nagisobanure murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika nitwa Gedeon Ruboneza nka n'umuyobozi w'akarere ka Ngororero nkuko uramuma yaramaze kubivuga Ewasa yaduhaye amashanyarazi ikora umuyoboro w'amashanyarazi kuva ku Kabaya ujya mu Ngororero we dusubirira mu mateka yose ibyo avuga nibyo cyangwa ntabwo ari byo
ibyo avuga mu by'ukuri nibyo. Ewasa yari ifite amafaranga miliyoni 179, Ewasa iduha miliyoni 150 turazishyura, hasigara miliyoni 29. nazo mbajije muri Ewasa twaravuganye bambwira ko mu by'ukuri ari mu ngengo y'imari y'umwaka. Bimaze imyaka ingahe? Bimaze imyaka 3. Bimaze kubera iki? Bimaze imyaka 3 ariko twari twishyuyemo miliyoni 150. Imyaka 3 mwamukuye kuba mwarayishyuye yose. Nuko bambwiye ko bazayatanga mu ngengo y'imari ku buryo dutegereje ko bahita bayatanga kandi barabyemeye. Iby'ingengo y'imari we ntukabijyemo kuko ibyo birareba nyiri wishyura iyo kujya kukubwira impamvu n'iki wowe ntukabyumve, jya wishyuza gusa. Uwo muturage ubishyuza mutishyura ibyo kuvuga ingengo y'imari we ntabwo abyumva. Waraburara cyangwa arabwirirwa wowe urajya kumubwira iby'ingengo y'imari ntabwo abyumva. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika icyo navuga nuko bari abaturage kwa mugani baje kundeba nabwo ntibazigwe bongera kugaruka nzabikurikirana. Nibwo najyaga muri Ewasa banyereka lisi ko bazitanze zagiye muri Minicofin ku buryo tutegereje amafaranga, kandi bane nababwiye ko uyu mwaka ugomba kurangira bamaze kubona amafaranga yawe. Ubwo ni ryari aho hose wagiye byavuyemo kuzabishyura ryari? Mw'ukwezi. Amafaranga yarabonetse. Arahari bamaze no kubikora nuko n'umwami muvuze ko navuga ingengo y'imari ariko ubundi rangirana n'uyu mwaka ku buryo umwaka ugomba kuba yarangije mu kwezi kwa 6. Amafaranga niba ahari iki kiyaziritse niki? Wenda ni kuri amafaranga ava muri ministeri akajya muri BNR, yava muri BNR tukashyira ku makonti yabo ko amakonti yamaze kuyatanga mu ubwo se bizakorwa. Niyo yabagenda n'amaguru aba yagenda mu byihutishe we na Ewasa mu cyumweru gitaha ubu turi kwa 4. Cyumweru gitaha kiriya tugiyemo muzabe mwabirangije. Murakoze. Aya mafaranga azabe yageze ku baturage mu cyumweru gitaha. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yes, ibyo mugiye gukora se bundi mwananiwe gukora n'ibiki? Izo cyiza kandi kinyuze. Urayabona rwose. Ndategereza ntihanganye. Icyumweru gitaha natakugeraho uzanshake. Ibi niwe nzabiziza. Nitwa Ngendahimana Berekimansi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndakuramukije. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngusabye kuturenganura nyakubahwa. Intego bavuga ko turwanya ubukene tukarwanya ubujiji. Twakoreye rwiyemezamirimo Justin Nyanjwa mu 2002 ntitwijya duhembwa. Amafaranga akaba ari miliyoni 2. Nabigejeje ku bari ba prefe nga 3 tukiri Gikongoro n'umukuru w'intara nabimugejejeho wongeye kayenda bitarageraho n'uyu dufite ariko ngandakeka ko nacyo reka meya nacyo kitubwire icyo kize. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibyo Berekimansi avuze nibyo. Mu mwaka wa 2002 rwiyemezamirimo witwa Nyanshwa Justin yakoresheje abaturage asana amashuri, hanyuma batubwira ko yaje kugenda atabishyuye. Hanyuma bakingejejeho naramukurikiranye nshakisha amakuru ye nsanga
mu mwaka wa 2009 uwo Nyashwa yarahunze igihugu kuko yari afite n'ibindi abazwa bijyanye na jenoside, ariko ikibazo muri polisi bambwira ko bagiye kumushakisha nawe yahungiye kugira ngo abazwe ari ibyo yakoze n'amafaranga abereyemo abaturage. Ariko ntabyo yaba yarafite by'umutungo aba yarasize byose yimukana nabyo. Twavuganye na polisi mu byo bari gushakisha harimo no gushakisha imitungo ye nyakubahwa. Yes, babishaka imitungo ye babishyure abafitiye umwenda. Murakoze cyane nyakubahwa. Mujye mubikurikirana ariko vuba bive mu nzira. Yes. Repubulika nshimiye Imana, nsabye Imana ko tuzaguhorana ibyiza wadukoreye nibakumbe amashyi bose. Abayobozi mwese muri aha nimugira amahoro. Nitwa Bizimungu Posiyane, tuye mu murenge wa Rugera, akarere ni Nyabihu. Ikibazo dufite, twakoreye rwiyemezamirimo w'umusiriranka mu mwaka w'ibihumbi 2010. Aza kugenda atatwishyuye amafaranga yacu twakoreye angana na miliyoni 2,564 n'amafaranga 250. Twabajije inzego z'ubuyobozi bw'umurenge n'akarere, ni umunsi nta gisubizo twabonye. Tukimara kumenya ko urwo rugomero rwa Nyamyotsi ya kabiri rweguriwe EWASA, twandikiye EWASA. Kugeza uyu munsi nta gisubizo twabonye. Tukaba twibaza impamvu tutabonye amafaranga yacu. Impamvu amafaranga yo niba ari byo muraza kuyabona. Nangwa tutabonye igisubizo. Abantu ba EWASA bagisubize bari hano. Ikibazo buretse gato. Agero dusubiza EWASA iri hano. Yes, ikibazo nk'icyo ngicyo umuntu mwinheritinze property nk'iyo ifite imyenda y'abaturage, impamvu bidakemuka niki? Murakoze nyakubahwa President wa Republic. Ikibazo twarakimenye uyu mwaka, yari funding ya UNIDO niyo ya finances umushinga, ariko ikibazo mwakimenye uyu mwaka hashize igihe kingana iki icyo kibazo cy'abo baturage mukimenye? Ashize amezi 3 nyakubahwa President. Mwari mukwiye kuba mwarabishyuye muri iki se kuri miliyoni 2 z'amanyarwanda. Tuzabishura nyakubahwa President. Yes, muzi ko ari umwenda mu bafitiye. Yes. Cyangwa uwo muntu mwakoresheje abafitiye. Nta nyigo yindi nta kindi. Niba bamenye ko ari muyabahe vuba. Okay. Yes. Murakoze. Ariko yari musoni. Maybe ibibazo by'abaturage. Izi system zose kuki zitakemuka niki? Nyakubahwa Perezida, nahuye n'ikibazo cy'akarengane. Nitwa Rudahunga Benjamin. Hari umugabo w'umukire waje afata inzu zanje akoresheje impapuro z'impimbano. Ndegera porukerere abica amazi. Inja Kacyiru naho babica amazi. Umukire yafashe inzu zawe kubera iki? Kubera iki? Yakoresheje impapuro mpimbano jana mu rukiko, n'ungubu ndazifite hano, naregeye na porukerere biranga. Bagahamagaza umugabo yagerayo nta kintu bakoze. Uwo mugabo ninde? Ende yitwa ndo uwo mugabo? Ni Nturanye Nikora, atuye Ruhengeri. Amazu ganje agarimo. Nta bayobozi babibwiye se? Nizo mapuro ndazifite. Buretse nta bayobozi babibwiye, meya w'akarere cyangwa abandi bayobozi? Na hano nageze nabibwiye na guverineri. Wabibwiye urabizi? Nabibwiye guverineri arambira ngo ningende ndye ibigori, ngo naratsinzwe. Guverineri no uriya wahavuye. Ndongera mbibwira porukerere ariho ministeri yari yaje mu Gakenke, mwerekana impapuro ndazimwereka kuko asanga ni imimbano. Meya w'akarere waramubwiye?
arabizi icyo kibazo cyamugezeho nungu bizo waramubwiye nicyo mubajije nta hantu ntageze na Kacyiru hose ninde wanguye izo mapuro ndazifite nahangaha ni meya wa hehe meya wa Gakenke nagezeyo wowe utuye he cyangwa aho icyo kibazo kiri ni mu kahe karere ubwo rupapuro ikibazo kiri he utuye he ntuye mu Gakenke ni meya wa Gakenke narabimubwiye nawe ari hano natubwira tugirire vuba nawe kandi uratwumva gusa wicecekeye ni izina ry'Imana nyakubahwa perezida wa repubulika uyu mugabo nibwo mubonye bwa mbere kuko abaturage bose bazana ibibazo dufite aho tugenda tubandika hariho ikibazo cy'uyu mugabo rwose nyumviye hano ariko ubwo cyumviye hano genda umusange umubwire ibyawe byose hanyuma agomba kugikemura mwewe murashaka ko murisha ibigori gusa murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika by'izo nganda mugiye zitagira icyo zigirira abantu akamaro nta muntu ubibazwa bikazimira gutyo gusa. Your Excellency twemeranyije na komisiyo y'ubuhinzi mu nteko ko abagiye mu nganda twari twabonye zidakora cyangwa zifite ibibazo ko babigizemo uruhare bazakurikirana nyuma y'iyo analysis. Mukwiye kuba mwarabishyizemo abapolisi polisi igakora investigation yes abantu bagafatwa bakabibazwa tuzabikora nimwe mutuma n'ejo abantu bongera bagasubiramo bagakora ibintu nk'ibyo kuko ntawe ubibazwa. Cyo ni icyaha mukwiye kuba mwarabwiye polisi igakurikirana ikamenya ko byagenze. Polisi ubutabera bw'igihugu bugakurikirana namwe ntibabujije gukurikirana ibyo mushaka gukurikirana ariko ubutabera bukwiye kubikurikirana. Ndashaka kumenya inkomoko yabyo aho byaturutse uko cyatumye bigenda bityo. Hanyuma ubwo naho nta nubwo ari privatization murabyita n'ukuntu bitari byo. Wese uza privatizing ikintu kidakora kigurwe nande ninde uzagura imashini zidakora icyo zikwiye kuba zikora azikoresha iki? Umutu hari n'umwe gusa ni ukuvuga ngo mwaratakaje ubu mugiye kongera ahubwo noneho mugure imashini zikora ibyo mwashaka kubikorwa no gutangira bundi bushya noneho kuko nabanje kugira ngo ujye ni ikibazo cy'abantu bakoze business plan mbi bakoze ibintu bibi no ariko mwe mwabahaye imashini zidakora ibyo mushaka gukora mwari muzi ko bazabahikize. Umuntu yakora iyo business yayikora ate kugira ngo igire inyungu ubwayo imashini zidakora ibyo mwakoreyeho business plan? Urumva byagenda bite minisitiri? Ibibazo cyabaye muri procurement y'izo mashini nkuko bigenda bigaragara mu nganda zimwe na zimwe. Nibyo noneho mura privatizing iki imashini zidakora? No, icyo gihe valuation uko value y'izo mashini ntabwo ibirimo nicyo gituma no kubyita privatization. You're right. Yes, ntabwo numva iyo privatization icyo mukora icyo ugomba gukorwa no kuvuga ngo izi nganda mwari mwashyizeho ntabwo zishwe na ba nyirazo bananiwe gukora zishwe nuko ibyo mwashyizemo izo mashini mwashyizemo atari zo zagomba kuba zirimo. Mbere rero yo kubisesa cyangwa yo ibyo mwita privatization ibyo bitari byo murabanza mumenye ubundi muracyashaka ko izi nganda zikora ibyo mwashakaga ko zikora. Niba hari amata ahantu hari amata murashaka
keretse niba hatakiri amata ahakoreshwa. Niba nta mata kihaboneka ubwo ibyo ngibyo mwabikinga, ariko niba gihari mubiretse mutyo bigende bite? Iyo process ya liquidation tuzayiko. Iyo yakorwa. Yakorwa. Ariko hanyuma ibikorwa bitunganya amata byo bibe byande bigende bite? Recommendation nuko ubwo haba urundi ruganda habonetse umushoramari. Oya, cyangwa se haba urundi ruganda rukoreshwa nk'uko na mbere rwari rwashyizweho. Mwari mwashyizeho za cooperatives zibikora. Cooperatives zirahari, yego. Zirahari. Ntabwo ikibazo cyabaye cooperatives ariko nuko ikibazo mwashyizemo mashini zitarizo. Ni mashini zitarizo na management. No gusubira inyuma mugashyiramo ibikwiriye kuba birimo, abantu bari bakwiye kuba babikoresha, noneho akaba ari bwo bafashwa kubikoresha. Understood, Your Excellency. Ni mumbwire, hari abantu benshi ni mumpe ubundi bwenge twakoresha n'ubuhe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iragira ngo mvuge ku gice cyo gukurikirana iyi micungire mibi, kuko NIRDA byaragaragaye ko iyi mishinga uko yaje, polisi uko yashakaga ko bigenda, byageze mu mishinga ikorwa nabi. Twakoze ubugenzacyaha, twakoze inshingano zacu, tujya uruganda ku ruganda, n'ubu biracyakorwa. Ni nabyo byaviriyemo uwari umuyobozi wa NIRDA gufungwa, bari mu rukiko witwa Mungaruriye. N'izindi tuzazigeraho. Wenda iyi ngiyi ntabwo navuga mu buryo buri specific icyo twavanyemo, ariko turagenda uruganda ku rundi, kuko byaragaragaye ko byabaye managed nabi, bakagura ibintu bitashobora gukora, ibivuyemo byongeye ngo bishorwe bitanga umusaruro wari uteganyijwe. Murakoze nyakubahwa. Okay, ubwo noneho ndumva bitangiye gufata umurongo. Niba umbwira ko iperereza rihari, abantu bakurikiranwa, ni ibyo rwose ngomba guheraho. Icyo nicyo cya mbere. Mukomeze mu bikurikirane, buri wese wabigizemo uruhare nk'urwo agomba kubibazwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, izo nganda icyo zari zashyiriweho ngira ngo kirumvikana, kirazwi, ntabwo byatuma tubivaho kubera ko abagiye bashaka izo nganda ibizikoreshwamo n'iki babikoze nabi. Kuko niba ahantu hari amata akenewe gutunganywa bifite akamaro abaturage, n'ubundi bikwiye gukomeza gutyo. Hari uburyo bubiri rero. Uburyo bwa mbere ni ukuvuga ngo ibyari byagenwe gukora n'ubundi bikorwe, ariko noneho bikorwe neza kurusha uko byakozwe n'abo turiho dukurikirana, sibyo? Uburyo bwa kabiri ni ukuvuga ngo inzego zirakoranye, zishatse abashoramari bakora ibyo ngibyo n'ubundi byari bikwiye kuba bikorwa, ariko ngira ngo ibyinshi byashyizweho kubera ko abashoramari batari babonetse. N'ubwo buryo bubiri rero, ababishinzwe, ubwo Minisita wa Kamasi n'izindi nzego mufatanyije, n'ubwo buryo bubiri. Mushake abashoramari bakoresha izo nganda, cyangwa noneho habeho igurwa ry'izo mashini, ariko noneho zo zikora ibyo zishakirwa gukora, sibyo? Ariko nabyo ntabwo bikwiye kumara andi mezi angahe. Bimaze igihe kingana iki? Watubwiraga ibyo mukurikirana, bimaze igihe kingana iki ibyo byose biri? Your Excellency, izi investigations zimaze hafi amezi 6. Icyo kibazo ubwacyo kimaze nk'igihe kingana iki? Intangiriro yacyo? Intangiriro igeze hafi imyaka 2, kuko ni mu turere twose urebye. Ubwo urumva rero abo bayobozi bose b'utwo turere
izi nzego zindi zishinzwe ibintu bitandukanye, iyo mwise NIRDA, Minister of Commerce, Minister of Agriculture, mukaba mufite ibintu biri aho bibyagiye imyaka 2, ntawe ugira ikintu ahindura. Dore nibyo nahoze mbabwira kuva hariya, kuva mbere ibyo nahoze mbabwira by'abayobozi, ibintu urabona uru ni urugero rwerekana nyine ko hari ikibazo. Ubu se abaturage icyo mubabaraho ni iki kuri ibyo ngibyo? Abaturage murabaha inka, abandi barazishakira, barorora, icyo babashakaho ni imashini zibatunganyiriza amata. Ariko leta muraho muri mu kajagari gusa, mwananiwe kubaha ibyo bakwiriye kuba bakora. Nibyo navugaga by'abayobozi. Mu nteko namwe mukomeze aba bantu mubaduterere hejuru, hanyuma mutsongera agatoki gusa, turaza kurwana nabo, byo nta kundi biza kugenda. Okay. Turaza kugeraho, igira imbere, turaza kugeraho. Murakoze cyane. Hanyuma ariko hari amafaranga yishyuza koperative yabambuye, ubwo bazayishyuza nde? Minister wa Commerce ibyo mubikurikirane. Leta yo mwarayihombeje, ariko umuturage we ntabwo azahomba. Amafaranga yabo bagomba kuyabona. Naho ibyabahombeje leta ibyo tuzaba tubikurikirana ku bundi buryo. Wateze. Yego. Njya mungana mvuge rero nago. Komeza. Nongera mvuge. Ikibazo cyanjye mfite ni ikibazo mfitanye na kampani ya Rutongo, bansenyeye 2011. None ngeze 2014 ndi hanze, ari inzu nini, ari igikoni, byose biri hasi, mbese nibera hanze ni nk'inyoni. None ikibazo cyanjye ni icyo, meya arakizi, guverineri ngo arakizi, umutekinisiye yaraje, ariko nta kintu bamarira. Yego. Ikibazo cyanjye ni iki? Murakoze. Meya tubwire. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Tuyisenge Philippe, ntuye mu murenge wa Shyorongi, mu kagari ka Kijabagwe, umudugudu ni rimwe. Ikibazo mfite ni icyifuzo, ni umuhanda wa Giti Kinyoni ruri Rushashi Gakenke centre. Uwo muhanda ukoreshwa n'abantu benshi, warangiritse. Tuwukoresha abahinzi mu gusarura ibisheke, tukawukoresha abandi bahinzi mu gusarura kawa. Hari urujya n'uruza rw'abantu b'uturere dutatu bawuhuriyeho, hakaba n'igice cya Kamonyi nacyo kiwukoresha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, rero ikindi ntekerezaho nuko umuhanda, ku bakoresha umuhanda wa Kigali Musanze Rubavu waje gucika mu minsi yashize, biba ngombwa ko umuhanda ukoreshwa ku buryo bwa deviation. Nashakaga kugaragaza akamaro ko umuhanda ufite ku gihugu muri rusange n'abaturage bahatuye. Twifuzaga rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko umuhanda mudukundiye mwadufasha ugakorwa. Igitekerezo cyanjye ari nacyo cyifuzo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Banyita Kambanda Paul, nkaba ntuye mu murenge wa Masoro, akagari n'ikivugiza, umudugudu wa Gasenga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo twagize abaturage bo mu murenge wa Masoro
ni amasambu yacu akora ku mugezi Rusine Sanzare, akorerwamo n'amasosiyete atandukanye nka koperative Isange na Rutongomini na Sati, bakoramo imirimo y'ubucuruzi bw'imicanga, kandi ayo masambu ubwo bayasoresha twebwe abaturage ntitugire ikintu tubona kuri ibyo bikoresho bisoreshwa na koperative Isange na Rutongomini. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo cyacu twatsinze koperative Isange ubugera gatatu ku kibazo kigendanye n'amasambu, ndetse na Rutongomini iratsindwa mu rukiko rwisumbuye rwa Gicumbi, na n'ubu ayo masambu baracyakoramo ubucuruzi. Kuri bariyeri y'aho bita Rusine hari abantu basoresha ibyo bikoresho biva muri ayo masambu yacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abaturage bo muri uwo murenge wa Masoro, hari umurenge wa Ntarabana uri mu mbago za Rusine na Masoro. Ikitubabaza nuko mu murenge wa Masoro umuturage waho yinura umucanga akabona gasukari, ariko mu murenge wa Masoro hakabamo inzitizi z'iyo bariyeri ikorerwamo ayo masosiyete ageze nko ku 9. Tubonye igisubizo cyiza nyakubahwa, abaturage bo muri ako kagari Shengampuri Kivugiza bari mu murenge wa Masoro twegeranyije ubushobozi bwa miliyoni 2.5 byo kugira ngo turebe uburyo kitwa ayo masambu yacu twayatunganya neza tukayabyaza umusaruro mu bidufashijemwo, cyangwa se n'inyangamugayo nka Rwakayigamba Serime ubidufasha ko yaduha uruganda rwatunganya ayo mabuye hamwe n'inkeragutabara zo muri uwo murenge, tukareba uburyo twava muri ubwo bwigunge twagiriwe n'ayo masosiyete. Murakoze. Ikibazo cyacu cyari cyonge cyo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngiye ntabwo ari ikibazo ahubwo n'uburyo bwo kubashima. Nitwa Mukandekezi Tereziya, ntuye mu mudugudu wa Ruhondo, akagari ka Rurenge, umurenge wa Mbogo, akarere ka Rulindo, ntara y'Amajyaruguru. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu nari umugore wiberagaho njya ari uko umugabo yahashye, ataba yahashye nkaba nakwigunga cyangwa tukaba twashwana. Nyuma rero haje kuba umukoranabushake wa Vega aduhugura ku bintu bigendanye n'amatsinda yo kwiteza imbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, natangiye nizigama amafaranga 200 twara abadamu 20 mu itsinda ryo kwiteza imbere, ndanatinyuka nakame 5,000 ndangura avoka. Hajyanirwa nirukankana agatebo imvura ikagwa nkugama, ariko nkizigama. Nishiraga neza ndetse bangirira n'icyizere. Ntangira kubona nageze ku mifuka 3 y'imbuto y'ibirayi ndetse ndagura, ngera nubwo nkorana n'ibigega by'imari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byaranshimishije ku buryo kuri uru rwego ndiho ubu ndi gufata amasoko nkakora amapepenyeri agendanye n'ibiti by'imbuto ziribwa, kawa ndetse n'ibiti byo gutera. Ibi byaramfashije, byatumye nge n'umutware wanjye tugirana icyizere gikomeye ku buryo twari dufite ikibazo cy'inzu ntoya twari turimo, yari ifite agaciro ka 75, utabona ahantu wakirira abantu, imvura igwa ukagira ngo birakurangiranye. Tweguriye ikibanza cyiza ku mudugudu twubakamo inzu ngubu yatwaye amafaranga 2,240,000 n'amafaranga 950 ntabariyemo amaboko yanjye naye, ayo nawo twari kwe duhemba abafundi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu mfite n'umwana ndihira mu mashuri yisumbuye, mfite n'abakozi 64 mpemba bankora mu izo pepenyeri bakabasha kwikemura ikibazo. Ntabwo ibyiza nabyihereranye, twakomeje gufatanya na Vega twagura amatsinda mu mirenge 3 ari Mbogo, Kinzuzi, tukagera Mugambazi. Twafite amatsinda y'abadamu agera ku 100 n'abana barizigama. Twakoze ikindi gikorwa cy'ubudashyikirwa, hari abagabo biberagaho binywera inzoga ukaba utamubaza ngo umunsi ni kwa kangahe ngo abashe kubikubwira. Twabubakiye itsinda barakomera barizigama,
ubu nabo bihangiye imirimo rwose ibyo kunywa baranywa yego by'akanyota ariko ibyo bintu ntibikibaho. Ibyo rero ntabwo byahereye aho nk'abadamu bari mu matsinda yavuga kwiteza imbere twafashije umugore utaragiraga ahantu haba, umugabo yaramutaye yageze kumubyaza abana benshi n'ubukene aramujugunya ariko twaramufashije ubu afite aho kuba. Ibyo byose kugira ngo bigerweho ni imiyoborere myiza dukesha we nyakubahwa perezida wa repubulika. Ubwo umugore wamuhaga ijambo nanjye ubu ndi kuvuga. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ubu ndababwira ko mpagaza nagiye guhagarara n'abagabo 5 batora umuyobozi w'umudugudu wa Rono ndabatsinda. Nyakubahwa repubulika rwose twifuza ko bakomeza kutuyobora n'abagore bose bakandeberaho bakava hasi bagakora. Murakoze. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Ntashirigorora Florian yo mu mudugudu wa Misezero, akagari ka Misezero, umurenge wa Tumba, akarere ka Rulindo, intara y'Amajyaruguru. Ikibazo mfite ni kigendanye n'akarengane narenganijwe na Minisiteri y'Uburezi ubwo nari umukozi wayo nk'ushinzwe kontra nkora mu kigo cy'amashuri cya Pegitumba. Natangiyemo akazi ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri 1997. Mbona ibaruwa isezerera ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani mwaka wa 2000 ya Ministre Mudidi Emmanuel ivuga ko amasezerano twagiranye arangiye. Ariko muri icyo gihe cyose nari narabonye amafaranga make y'umwaka natangiyemo 97. Nyuma yaho nta yandi mafaranga nongeye kubona. Kugeza uyu munsi imyaka ishize ari 13 niruka kuri icyo kibazo. Muri ministeri nagiyeyo, nagiye mu ntara hakorera witwaga prefe wakoreragamo icyo gihe ariko ikibazo nticyabasha kugira icyo gitanga. Nagiye muri karere rwose serivisi baranyakira ariko bavuga ko icyo kibazo batabasha kugikemura kisabwa kugira ngo gikemurwe na ministeri. Ariko kubw'ubushobozi buke nagize no kuba narutse kenshi ntacyo nakoze nanjye byanteye ubukene, bikaba byabaye ngombwa ko nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo nkibagezaho kugira ngo mubashe kumfasha. Nkabashimiye rwose uruzinduko mwagize kuri njyewe akaba ari igisubizo kuba nabasha kubagezaho ikibazo cyanjye. Nkaba nasaba nyakubahwa perezida wa repubulika mumfashije kandi mubinyemereye ko nabaha nimero za konti. Iyo ministeri yaramuka iringanishije ikibazo cyo kumpa ayo mafaranga bakazabasha kuyanyuzaho. Ndabashimiye nyakubahwa perezida wa repubulika kuba mwakiriye ikibazo cyanjye. Murakoze. Umunyarwanda TV ndabashimiye cyane kuko mwakomeje kudushyigikira, mwatweretse ko turi kumwe kandi ko mukunda ibiganiro byacu, namwe mu mavideo tugerageza kubasangiza. Kanda like, ukore subscribe kugira ngo ibiganiro nomero za konti n'ikibazo baba bihaye meya w'akarere kawe. Murakoze cyane. Niwe muba mukwiye kubinyuzamo.